Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Turi hano kuri gusenga by Mama Ebenezer. Ndabasuhuje buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, shalom mwese. Ndabasuhuje. Ngewe wumva kuri mikro ndi Mama Ebenezer. Karibu dusenge, dushyire Yesu hejuru. Amen. Yesu ni mwiza, ahirika za Yeriko. Yeriko, zakubona uriduka. Zirariduka iki gitondo. Yesu ndagushima, hari za Yeriko wahiritse mu buzima bwawe. Nawe kandi zirahari, kugisha kuri wowe urukumva kano karirimbo. Yeriko, Yeriko, zakubona uriduka. Yeriko, Yeriko, zakubona uriduka. Yeriko we urabesha ye. Yesu yarazutse biriduke. Yaridutse we Yesu Yeriko warituye. Haleluya. Shima Imana iki gitondo. Yesu yarayihiritse. Urariduka, Yesu yarazutse. Yesu ni muzima. Ariko umunsi umwe mu kwizera Imana yatweretse ukuboko kwayo, nawe Yeriko wanjye nzakwishima hejuru. Yeriko, Yeriko we zakubona uriduka. Noneho murajya mwikiriza ngo nzakwishima hejuru, nawe Yeriko wanjye Nzakwishima hejuru. Nakwishimye hejuru narabyaye Yesu we. Hehe. Nawe ndagusengeye Yeriko yawe isenyuka iki gitondo, kandi turashimira Imana iki gitondo ivanaho za Yeriko. Haleluya. Hari za Yeriko Yesu yasenye. Umwami ashimye. Zakwishima hejuru. Zakwishima hejuru. Zakwishima hejuru. Zakwishima hejuru. Zakwishima hejuru. Zakwishima uriduka. Zakubona uriduka. Uraridutse, 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 uraridutse. Yeriko uraridutse. Yeriko uraridutse. Iki gitondo urariduka. Abana b'Imana bagende banezerewe. Dutse. Yeriko. 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 Haleluya. 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 Yeriko ziraridutse. Yesu ni muzima, Yesu yarazutse. Turashimira Imana iri turaza Yeriko.
turashimira Yesu wabiduhesheje. Hari imisozi yo tutagira Yesu itari kuzapfa ivuye mu buzima bwacu, ariko Yesu kubwo kumenya Yesu iyo misozi tukavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo twamenye, iyo misozi iriduke ikariduka. Ndi umugabo wo kubihamya. Hari Imana iri turaza Yeriko. Aka karirimbo ndako kabatuye kuri iki cyumweru kabanezeze. Amen. Ushima Imana za Yeriko yarituye, kandi unatake. Turi mu kwezi ko gutaka ntago kurarangira. Unatakira Imana. Yeriko zisigaye ziritagurike. Haleluya. Zekariya 4 reka bariho dusoma umurongo wa 7. Zekariya 4 umurongo wa 7 haravuga ngo Wamusozi munini we wiyita iki? Imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya. Azazana n'ibuye risumba ayandi, barangurure bati Nirihabwe umugisha, Nirihabwe umugisha. Amen. Wamusozi munini we wiyita iki? Fata umusozi uri kubona imbere yawe, Yeriko uri kubona imbere yawe, niko umuririmbyi yaririmbye. Hanyuma uhagarare mu kwizera. Wiyita iki? Zerubabeli uyu ntakiriho, hariho wowe. Uvuge ngo imbere yanjye, ushyiremo amazina yawe. Imbere yanjye Rachel, imbere yanjye Jeanne, Claire, ushyiremo amazina yawe. Ubaye ikibaya, imbere yanjye Yves, ushyiremo amazina yawe. Imbere yanjye Jean Marie cyangwa se Samusoni cyangwa se Samuel, ushyiremo amazina yawe. Ni urugero ntanze rw'ayo mazina. Uzaba ikibaya. Azazana ibuye risumba ayandi. Ibuye risumba ayandi ibuye abubatsi banze ni Yesu Kristo. Yesu yarazutse, ni muzima. Turi mu cyumweru, kuva ku cyumweru kugeza uyu munsi turakibuka Pasika. Pasika yacu. Yesu Kristo ni muzima, yavuye mu gituro. Barangurure bati Nirihabwe umugisha. Igitondo watura umugisha ku byawe, watura umugisha ku biganza byawe, watura umugisha mu mwuka wawe, watura umugisha ibindi byose byari birimo inyatsi n'ibindi byose bikuveho, ahubwo umugisha uturuka ku Mana bari wowe matana nawe muri uyu munsi. Uwo matane nawe ukoreke uwubone mu izina rya Yesu Kristo. Umwami ahimbazwe, Imana ishyirwe hejuru. Papa turagushimiye. Iki ni igihe uhagurukiye za Yeriko ziri mu buzima bwacu. Mbanje kugushimira ku munsi uduhaye. Mbanje kugushimira wowe utanga ubuzima. Mbanje kugushimira wowe uhirika za Yeriko mu buzima bwacu. Hari za Yeriko warituye, hari imisozi warituye twigeze kukubona. Uhirika ibishyitsi, uhirika imisozi, uhirika mu buzima bwacu. Mwami ibyo bintu birarangira. Turagushimiye, turagushimiye uyu munsi uduhaye. Turagushimiye ubuntu tugiriye, turagushimiye imbabazi zawe. Turagushimiye karo unyuranye ibihe ugakuraho ijoro ukazana amanywa. Haleluya. Ni wowe ubikora nta wundi. Uyu munsi ushimwe, uyu munsi uganze, uyu munsi uvuge turumva, uyu munsi uhirike za Yeriko zari ziri mu buzima bwacu. Imisozi yari ihagaze imbere yacu Mwami, ihirikwe iveho burundu, itabwe mu nyanja. Haboneka inzira, haboneka aho tunyura, haboneka aho dukandagira, haboneka imiryango twinjiriramo, haboneka ibihe byiza, haboneka amahoro, haboneka imigisha, haboneka kumererwa neza, kugubwa neza. Yesu warazutse, waravuze ku musaraba ngo birarangiye. Haleluya. Uyu munsi turakiriye imisozi yari imbere yacu, nayo warabirangije. Twakiriye ubutabazi. Urakoze ko iyi misozi hirimye, urakoze ko iyi misozi irangiye, urakoze ko iyi misozi yenze ikavaho burundu, hagasigara ikibaya tugatambukira amahoro. Urakoze ko iyi misozi hiritswe, urakoze ko iyi misozi irimbutse uhereye mu mizi yayo. Urakoze ko iyi misozi yimutse ikava mu buzima bwacu igatabwa mu nyanja. Mu izina rya Yesu urakoze Papa. Ndagushimira Nyiringabo, ndagushimira Mwami. Uyu munsi uganze buri musozi wose, buri saha yose ku buzima bwacu, buri gisozi cyose yakiri mu buzima bwacu byari bisigaye, bihirikwe bive mu nzira, dutabarwe, bikemuke, tubone neza y'Imana. Urakoze Yesu, singizwa. Kandi Pasika yacu ni Kristo wazutse. Turashimira Yesu wazutse. Yesu ushimwe, Yesu wubahwe. Turashimira umwuka wera w'Imana ubidusohozaho, ubitugezaho, ubiduha. Kandi ndasenze ngo uyu munsi umwuka wera w'Imana arushaho kubisohoza, kandi abane natwe, agendane natwe, akorane natwe. Urakoze Yesu. Amen. Shalom. Ntibagire gukora subscribe niba ari ubwa mbere kuri iyi channel, kandi usangize n'abandi nabo babyuke basenge. Urabufatanyije nanjye ivuga butumwa. Amen. Umunsi mwiza.